Mbega amahoro yakuzura isi, umwami Yesu ategetse. Mbega amahoro yakuzura isi, umwami Yesu ategetse. Umwami Yesu ategetse. Mbega amahoro yakuzura isi, umwami Yesu ategetse. Abantu baranditse Bibiliya, barandika bigere kuri Pawulo yandikira Timoteyo. Aravuga ngo Timoteyo nyabyaje ubutumwa bwiza mwana wacu. Nyumva Timoteyo, nyumva. Jewe ngo kuko maze kumera nkibisuka kubicanye. Ngo igihe cyo kugenda kwa Shenge. Nagwanye intambara nziza. Arenze byo kwizera, narenze byo kwizera. Ngo igisigaye naho nje nasigaye. Narinze ibyo kwizera. Ngo igisigaye yagiye kurangiza iyo jambo arandika aravuga ngo igisigaye. Nararangije byose. Jewe igisigaye ni kimwe. Ntegereje ikamba ry'ububiko iry'umwami wacu Yesu azanyaga kuri wa Musa. Arangije aravuga mu mafu yani munsi nekereza ubuntu ngirira, kugeza mu rukerera igicuku kimishe. Umfatiye runini oya ntabwo bazogira, tumbiriye ijuru gusa ndashinganye. ariko nawe ni gahe kagushiranye bata Kashize. Ngira urebe mwuzukuru wawe akanyuze mu runyusi. Aya ndabwira ntuza uvugize kaje shefra ngira ngo tukashize. Aya nuko ntakundi zaragiye gatogira abasheri se hari ukiri kukureba aje yawo ayawe reka man none nakajanye kwinjira utakabonye kugize unega mu gisirimba gikobura neza nawe urabizi ukumva akayaga kaza numva noneho akayaga kari kwinjira ino nini urakenye kaka no kingatekera se noneho nabaye isi nayambariye amato nayerekeje mu mugongo ariko bikanyobera ngo muri Yesu se ntawuri mu kumenya bazareba inyamba. oye no naje kubona umuntu umwe yagagaye no guseka yahwereye wikoraga mu mugongo. no sinzi uko nagize ati jakomeye kumva ndiko ndayikora ngire ntyo gutya kandi igibizoza amaze gukura mu mwuka nasubiye guhaguruka hondi ukuza amawegamira nungu utaha ninde bugihe indaraza no ganari negamiye nikibambazi sinonge kuhava no ariko kubwira amakuru y'umugore umwe ariko gusa rero na mwana bigize isubu bigize aririmba Lali Afrika vijana wengi ni malevi, wengine ni malaya, wengine wao ni umbea, wengine wao mkia uoga, wengine watambaruka. Vijana nguvu za Afrika wengi wamekwisha. Aravuga ngo kwa ajili ya umasikini wengi walikimbia nchi yao, wenda huko Marekani ni paradiso, wengine wenda huko Ulaya ni mbinguni. Afrika na urumva guca umuhogo
noneho Tambaga nawe yaravuze ngo we nyine wameenda huko Marekani ngo huko Burayi bagira ni mbinguni none we ari ari muri Kampala ariko yakitenze isoko kipenzi ariko bigize yangu Yesu nakutamani yashizemo ahiringara niho zahamfashaga mwe gaci mwarimenye timwagirirwa amahirwe yo kumenyerenga ayaye ndi twasomye twagiye ku masomo ngo twigire ngo eko nanga mukozi nanga neliliyo Yesu konanga ya pene iwo bimenya byo no narakumvishije kabanyira ngo Yesu ngo yagiye mu ipine ikibazo cyo kutamenya indi nico yaravuze ngo Yesu ikonanga ya pene umutima ni inshuti yaje yabo nari kumbwira ngo yatujanye mu ipine hamwe n'ibembe uzahora turirimba imbere ya ntebe Kamera uratubona utereka byosanga yafashe ibiro bice byepfo none isize kumutini tayo tubona rwe ayiwe konge gutarama mana we yano we bino munsi y'igiti ngageri yayicaye ngo tumurete umurete ya mukabisi mwana kubane natwe mu mafu ya nimugoroba tuza taramana Bura. Yimshumto yimdo biji. Aha. Kidi gisinda niko. Agisiga naho gira dutora. Chai turaba no ngoko. Igisiga tukizi. Inyunda. Yinzara ziresha zitya. Niyo Bibiliya izivuga zigereranya n'umukristo nyakuri. Amene nk'inyunda. Umukristo nyakuri ameze nk'inyunda. Batatu inyunda turaba abantu se inyunda undi niyo nyoni ya mbere igira ubwenge bushize nyoni zose ugana uvuga bakaza bicara basaza iwacu baje mu butaha agatarama avuga kuri ye uvuga amakuru y'ijuru ayabo ryakaza ari kingo izunguru noneho Negazinye Yesu yagize yataye mu isaza zikemba wa mugwayi w'isaza ngo iyo ndu ariko ibi bino ndahumi yagicani bishaka bayibaga bayigira kabe iyo nduru ugira ngo bariko baraziba zibonye gase bushagiye ndora asugi zira nk'izigigi baje mukumbo yo nyonya basaza iwacu bahurira muri gitazi zanzo iriya muri zovu amara bagahudumi ese siho wa musaza yigeze kuva asimba umusozi aja ku wundi mva ngo yarasenze ngo araguruka ngo ava ku musozi asimbira ku wundi undi nawe ngo aheruka azukirije inka mu gatondo aho inka zirataha burira buraca bimenya mu munsi ugira kabiri baba bashaka ngo atangira ngo atera agakora singisaza ati vitaka tuwe na odari la 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 wamini neno na ishara kuwa nitafuata na la la umusaza ngo yamateri yo korasigo ngo burira buraca umugoroba wundi munsi ngo abona gutaha ajiga ati madame mwiri nama timiri wagiye ute muze naya ati ndahuye na Yesu ningaduze unahuye na Mesia wa mugore hanana ahuye na Mesia woni munde kenzi rimbe
nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha umusaza ngo bwamabwira buraca burira ibyo kujya bamuteguriye none mu gitondo abigeje ku mugoroba kandi ngo nta marangamutima banagiraga abasaza bake yarashitse ati mbeza hano suka ikivuguto impeze wa musimu wacu ati nahuye na Mesiya iyo narindi ngubwa neza kandi kuriya gaje no mu mafungo atateguye uza mafungo utateguye niyo ya hapana aya yino sigaye ugira amafungo ukagenda uvuga ngo nafunze sinzi ngase nutoga tiwe bwate uriko bazivuga batetse umuntu wakoze amafungo akongera akabaza utuboga mbese nutu ngo umuntu ngo yo kwihangana agafungura ngo asanze ngo ari ngo twagira ngo nimba ari utuntu tujanye na poule la viande ngo umuntu yo kwama yihangana ngo agafunga ijisho rimwe ngo agakata ngo akihangana ngo uwo munsi ngo akazowuriyo ariko amafungo ya none atandukanye n'aya kera ba indirimbo ba Kristo ba none ngo barashanga Kamuyamu apsala kakazuba niko nakera kabagaza bagira kunyini ingazira ziriko zirata ngo batange wamagara wore pose wa muhindura inyana awegeranye ya ariko dukumbuye muhi Sipore wa sipore tahaminga sipore mwana uri cyari inyana ziratashe no nyine basipore kibarahamagawe asipore nabande bose nako abagabo bose barabinone hari n'ukuntu cyane kabana nta maranga mutima ibo umushashaga wa rutaranga kandi ngo iby'Imana byangana n'umushasha none uzana umushasha mu by'Imana swate uje mu mushasha swate ubireke tuje muri Yesu ngaza Yesu ni kurongo irinye online abasaza bataramiye muri Zovu ubara kubazana abahungu bari kuzirimba kiribite niko bazazi ngo bakubite shit no gayava kuri ya kiribite kamaje ngo jejembe ariko fanga siwe ariko iwacu ye ariko imurenge habaye igitaramo ko wagazuva mu ikanisa ukaja guka mu duka twawe wamara uri bizi n'igitabo abasaza basanze kandi gusariye ariko uracabona abantu bagisoma igitabo ngo bamutunga bwire Gwino twaje usorire muri ribyararimbye avuga ngo nguzireguza sengo nuko hari impunzi ikwereke Daniyeli wayikoreye ari umunyage abanyage bandi imondaje tuzireguza no Daniyeli we noneho yari umunyage utekereza umunyage akora n'ibintu bibiri tangaje baragenda baramurega ati mwami dore ati wa munyage waza itegeko watanze mu gihugu ngo buname ko tugusenga dusenga ibigirwamana bishaka jawe Daniyeli yanze noneho yanerekeje amadirisha iwabo niyo hasenga ari mu idirisha yari umugabo Daniyeli yari hari abagabo ayongera ataramira mu rwobo rw'intare twe tutataramira imusozi tekerezaga bagutaye mu rwobo rw'intare ona inde biri mu kuharukira umuntu nduri kavuga ona utaramira mu rwobo rw'intare meshake we Edenego we ibaze mu muriro tanu bari bagenyegeje inshuro zirimo noneho uza amakuru naje kumenya ejo bundi ngo wa muriro urya muriro babashizemo niba ntatora ariko ngo abantu bari hejuru umuntu wari kuza kurunguruka gutya yaza bamumukoye gakamashi kwamabirangira umuntu uze kurunguruka gusa ntanarebye tuvuge wenda ngo barongeye ngo birimo iby'umuriro ngo barongeye abo batayemo
batayemo batatu ngo babona mu ngo wa kane barangiza baramwibwiye ngo baravuga ati mwami Nebukadinezari twatayemo batatu Sadraka Meshaki na Abednego ariko tubonye mugira kane ariko se Nebukadinezari wenyine ubwe wabyivugiye ngo ndabona asaba n'umwana w'Imana niwe wenyine wavuze ati ese niko mwashizemo bangaye ko ndiko mbona mu bane ati ni batatu mwana ati wakaneje ko ndabona ameze nk'umwana w'Imana ati ndahumiwe baba ati ndatangaye mbonye Imana mu ati Imana yaba bahungu niyo yo kuraba ndayindi ngo tumenyekanisha Imana iryo jambo risobanura kumenyekanisha Imana hungu none hari abantu batari mu kugira batari mu kuba mu Kiingereza bavuga ngo ni proud yeah yo seto no bimenya se wo bimenya ute ndaitwa basha imyaka ni ya tugende tugane bufufu none hari abantu batari mu kuba proud na Yesu akazama avuga ngo yagiye nti yo journal ntategwa ishema nti yo twari igitabo ngo ni umusirimu hari umukobwa uherutse kwica ubukwe aho ngo umugabo wiwe ngo nigisiga imbere ngo kandi ngo aza yambara ikisi ngo akitwaza n'igitabo ngo kinini ubwo ura none se uko nguko ntikigishatse kuritwaza nawe Bible yama dictionnaire ana turahumye uwo mukobwa aravuga ati jewe ntamuyumva ati nk'uyu muhungu ukiri muto gutya uha witwaza igitabo kinini gutya kingana gitya akongera akambara ikisi ndore nk'iyane uwo nguwo kurumva none mu bwire agotwe tugeze muzabukuru Imana ije kumuheza Imana asiza yiburira yami muheza waza cyane runyota Imana ngo izi gutindiza ikagutegera kuko nanjye ndi gutegera ni imbaro haja uha ayage none wose ugufu kundi Imana ngaho yayindi kiri byiza gusa ahubwo twatangire kuri ibyo tuvuga ibitaramo byabereye iri hakurya umubiri hari n'ibyiza byagiye biranga abanyamurenge uko bagiraga n'ubufura bakagira ubufura aho gutiza ikarite gutyo abanyamurenge n'abagabo ateme muzamureka nanone turinda ko abandi batuvuga umuntu w'umunyamurenge uzawanga uko bamwita umunyamurenge uri ntawe uri umugabo abanyamurenge uzi ko ibintu byose baba babifata ko ari sente bikama babyorosha naje kuzinduka ndafite ikari nkaza kugugira ikari kandi nicyo kintu cya mbere batazateye Stefania we mwana Stefania nagize ikibazo ko ndazindukira ko ndaja kubukwe bw'umwana iyo hakurya Burundi rero mpeza agakarite kawe nzakakugarura nama y'ingahe nkagarabi ubukwe bwawe kandi gahagaze usanga habe naho ngo maze ukwe undi aho bahagaze basha cyane umwe gusa wagaze usanga abagabo babiri batatu nibo bagiye mu muhana wose baje yakubita ameza abiri atatu uko akongera kamena emenenga akagaru imfura barangiza ibyo bakazaga bagashika ku mafrontiere ku mipaka umugore umwe niwe waje yatiriye ikarite ya Nyagwasa none ngo Nyagwasa yari yayihaye nimba ari kode berede tumukora abantu batatu kera ikarite imwe yari yarayihaye kode berede yatiriye Nyagwasa ikarite arazahuka arashika arasubirayo agaruke mwana Nyiragwaka oya kirivutu mwana Nyiragwaka arayitora ashike ku frontiere barebe none babona ifoto areba Nyagwaka uyu si wo Nyagwaka iwe nta no kujijisha baboni Nyagwaka ni kaho yari inzobe na ntuza yari yiraburaga asabye n'ibirida kode berede nuko aho umwe yiraburaga undi ari inzobe Nyagwaka iwe aho kuyobuza amaraye avuga ati nije Nyagwaka yabavuga cyo nguko kwisho ngo none se nuko debereza ko yitambukanye muramwihore ko mutamufasha ko mutamufasha bari bagiye kumurenganya n'ubundi bari bagiye kumurenganya
uti kode bere daraje aratambutse aragiye muramuretse aragarutse arayimpa ndayizanye none je ngo murafata yawo abapolisi barebana amaso baravuga ati tafadhali nyamu ati wa mukecuru we igenda tambuka yagwakaje kuko aragaruka abagarara baramusari muraho ayure yoba ukandahomye undi musaza aragenda ritambukira aho wera afite ikarita yi no agaruka CPGR yaratinze irashize arengeje umwaka agira garanti y'umwaka utagiye kuyigongera kugerageza kongesha neza noneho agarutse abapolisi ati wowe wafunzwe zarangiye ati mfungije ese wari ukiri he iyi minsi yose amezi yose utaje kugongera no ngo ariko imbwa ziragwira mu minsi kuko ndiyega ngo ni nabandi yari kwavuye abapurusi mugani w'abantu ati yemwe bana muhamumpagaye umwana umushumba nasigiye tarantelefona je tarambwira ati naratiye aho narindi nari mwanyi kibarandambirwa yewe muzehe icyangombwa cyarage iyo ngiyo gushi si cyanje icyangombwa cyanje natangiye ifaranga indora biro ngindashwa ati none umurasa narakigura yatanze faranga ze barangiza ati umusaza babo nati bahabugika aho atija kukamera tigenda tita nibo bande oya yisarire none ni ibintu se si ibintu by'umusoza abantu iwacu ni beza wa mbere inyarurembe inka zicyashe ikintu cyabaye yamiba nijoro azitwera isumba zose mazuza mwizera wese azakizwa nuko we imfura zimurenge zarangwaga n'urukundo n'ubumwe n'amahoro n'umutekano uriya mugabo ati ntino ruhayi aho narindi kwa mwana wanjye ntibarandambirwa aho ati umushumba nasigiye ndaramagara ngo zamunaniye ngo zamugoye none mwe muri bande bakumbira ati kindi icyangombwa neje washigura kwifaranga zanga nagurishije nahawe na muhungu wanje muhungu ko yari yagurishije agahebe no hagati y'igipanga n'agahebe noneho izo yakuye kwa muhungu we yarazisubiranye kuri nizo yaratahanye avuye kumuramutsa ati mwebwe muri bande bo kumfata ifuraje mure basaza bacu noneho hari umugore umwe ngo yaragiye ngo baramubwira ngo noneho ngo kugira ngo ntuyore ngo wamugenda ngo ushike ariko nawe ni gahe kagushiranye bata kashize urebe mwuzukuru wawe akanyuze mu runyusi aya ndabwira ntuza uvugize kaje shefra ngira ngo tukashize aya no ntakundi zaragiye gatogira abasheri se hari ukiri kukureba anje yawo ayawe reka man none nakajanye kwinjira utakabonye kugize unega mu gisirimba gikobura neza nawe urabizi ukumva akayaga kaza numva noneho akayaga kari kwinjira ino nini urakenye kaka no kingatekera se noneho nabaye isi nayambariye amato nayerekeje mu mugongo ariko bikanyobera ngo muri Yesu se ntawuri mu kumenya bazareba inyamba oye noneho naje kubona umuntu umwe yagagaye no guseka yahwereye wikoraga mu mugongo no sinzi uko nagize ati jakomeye kumva ndiko ndayikora noneho ngire ntyo gutya kandi ibizoza amari gukura mu mwuka nasubiye guhaguruka hondi ukuza mama wegamira nungutaha ninte bugihe
noneho indaraza noneho ganari negamiye n'ikibambazi sinongeye kuhava barimo kubwira amakuru y'umugore umwe wagiye si ibi ngibi turi mu kuva iriya abana bakaba batubwira ngo twige imvugo zindi umugore baramubwira ati nugeraga Nyabugogo ngo babwire ngo bagusige ati ugenda ureba ahantu hari amanjanja aba ari uhagarara umugore nuko araje agereye mu nzira akazabwira umwana shoferi niko baba tunugera Nyabujyojo Nyabujyojo koga bamubwiye ngo ni Nyabugogo ati nugera Nyabujyojo urasiga iruhande rw'amanjanja sinzi ukuntu yakavuga ko kamanjanja nimba aravuze ngo na manjanja n'ubundi n'izandi n'izindi musige Nyabujyojo kumanjanja ngo kumanjanja impamo ya Mungu kaka yakozwe n'iso ati kumanjanja mukecu kumanjanja ikaza manjanja yewe nuko ana gusarire uri mu kumenya akazuba kararenze barengutse abashumba barashaha arashyuye abica abatangiye guhinga abahinze barataha ushobora gusarira muri bene aya mezi twategurira mu wese kano uzi uko hageze yo kwitegura mu wese tegura bava zaheha bava he ko abana batangiye kuja ku makorari kibaye basiba ariko nawe wari wacu ese Noheli ni ukuvuka kwa Yesu amezaliwa mwana amezaliwa mwana nari nkiri umwana w'urubyiruko muto nararirimbaga nkakwereka abantu ko basipware hano yababica ntuze hari umwana igihe c'abanduze c'aba Sostene twararirimba noneho hari n'ukuntu uge noneho muri mu kuvuga ngo ino si misi yanje kiriya gihe hariho ikintu cyitwa amakoti usohoka n'undi yari nabusohoka yari kositime yagiraga nk'amato nkane ukasanga ubuto bumwe buraha ubundi nkaha ubundi hariya hepfo noneho nayo ikagera ikazishika bene ipataro yayo ndabona mwana Sostene igihaje muhira makuta twararimbanye garirimba izindirimbo ziwe zivuga yemwe b'Afrika murapiki abantu bamaranye zirandirimbo zose tuti iradubiza ijya no hino irarandabirana nk'umusizi zirazose twari turi ariko gusa rero na mwana bigize isubu bigize aririmba na Lili Afrika vijana wengi ni malevi wengine ni malaya wengine wao ni umbea utanyumaza wengine wao mkia uga wengine wapambazuka vijana nguvu za Afrika wengi wamekwisha aravuga ngo kwa ajili ya umasikini wengi walikimbia nchi yao waenda huko Marekani
Marekani ni paradiso, wengine wenda huko Ulaya, ni Ulaya ni mbinguni, Afrika. Na urumva guca umuhogo noneho tambaga nawe yaravuze ngo wenyine wameenda huko Marekani ngo huko Ulaya bagira ni mbinguni, none we ari ari muri Kampala, ariko ubareka kumubona gusa yaravuze ngo ingufu za Afrika ni abasore ba Afrika, ariko abenshi baziharishije. none kwiwe wavuta bangi, wavuta sigara ni wanani? ni sisi wana Afrika, none vijana wa Afrika. ari akandi akanwa kaza kanwa karirimbo kiwe yaravuga ngo akanwa ururimi n'akantu gatoya ya minisiteri yabo baba n'urugingo rutoya aririmba muhungu amwe n'abantu ze abagore bamuzi neza y'abagore nifura ariko yarakishije imitima yawe. noneho byagera kuri iki naje umutima wanje ye arawufite igihe yaririmbye ngo se ufite amasiko iyo kumenya isi, urashobora kuyituramo kandi utayizi. ayizi ni impamo ya Mungu. mbese ufite amatsiko yo kumenya isi, ushobora kuyituramo ariko utayizi. tega amatwi wumve aho ibarizwa, kama hauna mguu chonga mti twende, genda wigerere mu rusengero wicare, maze wirebere isi maze guhagamo intebe, ntushobora gutandukanya abakijijwe n'abadakijijwe. Ejo namubonye mu by'isi, none namubonye aririmba. nuko ubwo tugira abasore twararirimbye imihogo neza tugasarara tukaza tugotomera amagi mabisi. indirimbo zakipenzi zisohoka kipenzi ariko bigize yangu Yesu nakutamani. yashizemo ahiringara niho zahamfashaga mwe gaci mwarimenye timwagirirwa amahirwe yo kumenya iringara. ayaye ndi twasomye twagiye ku masomo ngo twigira ngo eko nanga mukozi nanga neliliyo Yesu konanga ya pene iwo bimenya byo no narakumvishije kabagira ngo Yesu ngo yagiye mu ipine ikibazo cyo kutamenya indi nico yaravuze ngo Yesu ikonanga ya pene umutima ni inshuti yanje yabo narikundira ngo yatujanye mu ipine mwana y'ibembe no wibembe kuja asabu waha amanda Yesu ikonanga ya pene abatabiziga bagira ni ipine rya rija nimba rya ariko rija he twabashije gusobanura. oya nukuri uramugabo nifura cyane kandi ukuga yaradutera akiririmba ngo imvugo yiwe ngo reka mbabwire muri bimwe muziho. Yesu ariko ayiwe ahubwo twisa twahuriga mu butayu duhera mu makuru y'ijana no hino titwanateraga korasiga ngo tuvuge n'ijambo
dusinzire dore umunsi urakuze ngo ugiye kwira noneho aya masaga uyu mwana Israel mboni yangiye amafu ya nimunsi mu mafu ya nimunsi nguzi wariza ari nimunsi ineza y'umukunzi dore mu mafu ya nimunsi nekereza ubuntu ngirira kugeza mu rukerera igicuku kimishe umfatiye runini oya ntabwo bazogira tumbiriye ijuru gusa ndashinganye nuko mu mafu ya nimunsi izuba rinyibutsa neza y'umukunzi wanje akagero k'iminsi ntikabishobora kundaya n'umukunzi wanje muririmbyi wo gushimisha yararimbye ngo ngwino muze ngwino nyine twihererane tubwirane amajambo aho muzi usanga ahantu hatari abantu ngaha tuvuga turiherereye umusore bari indirimbo zo mu gitabo nimba ari muri Yakobo usubire mu kubimenya nimba ari mu gakiza ni kuvuga gufata Yesu Golgotha msalaba oya tegeye amaboko no bari abantu baranditse Bibiliya barandika bigere kuri Paulo yandikira Timoteyo aravuga ngo Timoteyo nyaburaje ubutumwa bwiza mwana wacu nyumva Timoteyo nyumva jewe ngo kuko maze kumera nkibisuka kubicanye ngo igihe cyo kugenda kwa Cicenge nagwanye intambara nziza arenze ibyo kwizera narenze ibyo kwizera ngo igisigaye naho nje nasigaye narinze ibyo kwizera ngo igisigaye yagiye kurangiza iyo jambo arandika aravuga ngo igisigaye nararangije byose jewe igisigaye ni kimwe ntegereje ikamba iry'umwami wacu Yesu azanyandika kuri wa munsi aravuga arangije aravuga ariko aravuga ngo sinje jenyine ngo ahubwo n'abari ibyo kwizera avuga ni bateye uyu munezero dufite nona uyu ngo kuri dukumbuza wowe tuzagira mu mahali na mawimbi na upepo wa mvua utuongoze Bwana nuko ibaze ngo bayobu na Mose niyo bari mu ijuru Eliya na Enoki baza mu badapfuye bari mu ijuru Ezekiyeli yamaze iminsi 390 asabira ubwoko bwawe nawe ari mu ijuru nimara ngo nzoreke kujya Daniyeli watarame mu bwo bw'inda ari Meshaki Saduraka Abedenego bari mu itanura ry'umuriro bari Nowa yubatse inkugi imyaka 40 ariyo iryaga nkugi hari abantu batamenye icyo ari cyo n'ubwato nimara hejuru y'amazi nimba abo bantu bose bari mu ijuru twe turi bande bitutaja twokoze ibyiza natwe tukemera dore ni nako Imana yabwiye Kayini yarakubwiye ati Kayini amaze guhekura nyina yica mwene se amwe ati Kayini we cyase wowe wokora ibyiza Kayini we ki wowe kwemerwa kazi cyane cyaho kari kaje n'ikino ngisa Kayini yarahise umwana wica muri mama yarahise n'ubutanye uramugabo ntambere kandi ni muri mushaka bayobu na Mose niyo bari mu ijuru hari abagabo bataramiye Imana bakoreye Imana Eliya na Enoki kubw'imirimo yabo bazamuwe badapfuye nimara izo ng'izo zose ngo tukomeze tuje ngo muri zagara yahangara ese uko hari uzamuka muri iki gihe adapfuye hari uzamuka adapfuye tujye tuvugisha ukuri aho nyine no guca mu kumpanda ngo niyo nzira y'ukuri
bakakujana kumpanda bakarira baka ngo saa ile umuririmbyi w'inzari yararirimbye aravuga ngo siku nitakufa marafiki zangu watanisindikiza, baba na mama wakinililia na kufikisha maiti yangu kwenye kaburi. Niwe mara kuishizaria ufikiri icho zajana nacho hari uzawa tefu gani tefu moya wewe wenyine ngo n'imirimo yawe hamwe n'abaturanyi bakuri ruhande hariya ni munzu udashobora kuja gusaba umuriro mu wabana ni inzu udashobora gusaba icyo kurya mu wabana uzarya n'ibyo wako ya mirimo wakoze izakubera umuriro izakubera ibyo kurya unigiye c'impande izavuga uzazuki ubugingo buhora kubera imirimo yawe zampuje wakorera Imana bari abapakazi witaye ubagira neza impfuje wagiriye neza abari abatishoboye bagiriye neza iriya jambo wabwirije abantu bakumva bakaza kuwiteka riri ziriya ndirimbo kurakuramya dore ko ngo niwo murimo ukomeye tuzakuramya mbega amahoro yakuzura isi umwami Yesu ategetse mbega we mbega amahoro yakuzura isi umwami Yesu ategetse kandi we mbega amahoro yakuzura isi umwami Yesu ategetse mbega we mbega amahoro yakuzura isi umwami Yesu ategetse mbega amahoro yakuzura isi umwami Yesu ategetse none harakandi bari mukunyuzaho sindi konkibuka neza naya akayirizo kamaze kangendamo yekana noneho hari ibyo kaye gakora kikarahindura usarire ntabonye mbega amahoro yo kuzura ino si Yesu ategetse none ikongo gike kwa mahadi webereza amahoro kuja mu ijuru tuvuga muri ibyo byararinze aravunse ubuti kuja mu ijuru tuvuga ngo sinaya madini ibi bari mukuri ko basambagurana ngo yagiye hejuru y'uyu ngo none nguyu ngo agiye gufungura igiwe ibyo ngibyo kuja mu ijuru tuvuga samadini ngo nukugira gute nukwihana ijambo ukemera wakubabariko mbega amahoro yakuzura isi umwami Yesu ategetse mbega amahoro yakuzura isi umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse mbega amahoro yakuzura isi umwami Yesu ategetse amfisi ikamumenya ikizere nako icyamfisi ikamumenya ikizere izina rye mbega amahoro yakuzura isi umwami Yesu ategetse nako kayi ako wicambi isi kagira ikamumenya mana we noneho harakantu yavuze uriya mugabo wanditse iriya ndirimbo aravuga ngo uwahobeye umujinya w'Imana ngo gutyo ngo uwahobeye umujinya w'Imana noneho reka iyi ndirimbo tuzoyivuga ubutaha yose noneho
tuyimanuke kuza twa yose mbega mahoro yakuzurisi umwami Yesu ategetse atabura uri mu ijuru we nuko biriya byose ngo byanditswe byahumetswe n'Uwiteka Imana yonyine none ga wawa reka dutahe turatarame tuvuze ngo dutarame ubutayi kwa maturara tukagira koba nga wa mugabo wabyukirije nka ariko tube twasubiramo imino korasi hikorasi tangira hahandi nyine w'icampiyisi kamumenya mbega mahoro yakuzurisi zamukonkoboka ukika ayingo mbega mahoro yakuzurisi umwami Yesu ategetse nategeka amahoro akuzurisi mbega mahoro yakuzurisi umwami Yesu ategetse mwana we uri umugabo Pawulo na Sila ngo bafunze hariya ngo nta kindi bakoze muri kagasha ngo igikwereka ukunda amasengesho y'imbugufu Pawulo na Sila wakaomba milango yagereza neza ngo milango yagereza bikafunguka abaswahili bijya nabo hari uduceri babanyuza mu kwiza topic nagira topic baba nibo bana ndakoroye mwana wa mzee none ga reka tugira ijambo tubabwiye ryo mu gitabo tukaza tugenda tudasomye ntikabe cyane gira ijambo babwiye abantu bacu bariko bagikurikirana banezeranwe na tugenda tutavuze ngo ntitubora tugenda tudahumetse ndahumeka ibyanditswe biravuga ngo ngo hahiriwe abapfa bapfira mu mwana ariko muri Yesu gupfa nanone yopfira muri Yesu nuwopfa muri Yesu yopfira muri Yesu ariko umuswahili aravuga ngo kuishi kwetu ni siri ya Mungu aho kuishi ni Kristo na kufa ni faida kwa kila Mkristo yoyote ubanko faida gufa ni kuishi kubaho n'Imana kandi gupfa nabyo ngo ni inyungu kwa buri Mkristo wewe faida kwa kila Mkristo wewe